sigarane ko kuri abalala totawana champion rapper my true love trainer njya kutwala London Dubai ba China kukubiro buyimba baby ngabukuwana yeah man. Alright, nanone rero ni Rwanda Cinema, of course ninje Vedaste nize umuremyi, ikiganiro ni Rwanda Cinema surprise section. Noneho uyu munsi wakibaza ati nabaza niki muvandimwe, uyu munsi nkuzaniye umuntu ukomeye cyane, umuntu guturuka IJWI. Brother, welcome mu kiganiro. Thank you so much. Yeah, sometimes abantu bashobora kuvuga ati uyu muntu ari kumva ikinyarwanda akatangiye avuga icyongereza. Brother, ikinyarwanda uri kucyumva? Ikinyarwanda nacyumva tayari kabisa. Okay, watangira wibwira abadukurikiranye kuri Rwanda Cinema, of course. Yeah man, okay. Yo, nje nitwa ubundi Katumba Venerand. Niyo mazina yanjye nuko nyine mu Rwanda benshi banyita Katumba. Nakeka kibanzi aka Kokuri Badman Royal. Yeah man. Wibagiye Mr Fish man. Yeah man, yes, Mr Fish, MC Fish, MC Fish abantu bazaga ku bitaramo byacu muranyibuka neza ninge wari your number 1 MC in every concert that we ever had. Yeah man. Okay, yes. MC Fish rero ahanga hari kumwe na MC Vedaste nk'umwe mu banyamakuru cyangwa se nk'umwe mu ba MC bategura iki kiganiro cyitwa surprise section ndetse bakakibagezaho kuri Rwanda Cinema. Natangiye mvuga nti buri umugande cyangwa se ari umunyarwanda ukona, ariko noneho Rwanda Cinema ikurikirwa n'abaganda batagira ngo nabaturiye vuga ikiganda bagate bumve. Yeah man, mbabuza ko mwe n'abanafa abaturi abayisawa zino nze Badman Kokuri. Yes, abasinga ngo bamanyinga MC Fish navude Uganda okujye Rwanda. So program eno bantu banje abagira ba Uganda, Kenya, Tanzania, even USA, China tuna banje abatugoberera. So banje abatulaba none abagira ngo mwebwe iki kiganiro kira mu Rwanda gusa mani ngereka amakuru aba type bageze kure mani muri Uganda bose baragafashe, Kenya, Tanzania ngewe mba ndi kumwe n'abajyamo baho kabisa. Sure. Ewan. Yeah man. Yeah, of course Mr Fish hangaha nje nago nzi kigande wagize nyine tuwangurishije kabisa. Abantu bakibaza ati noneho se Mr Fish, MC Fish cyangwa se mu ndirimbo zawe njya numva uvuga ngo ni Kokuri. Yeah man. Cyangwa se the champion rapper, Badman Royal. Yeah. Twatangira nk'umuntu tu nk'umuhanzi abantu kadukubitira hakana abantu bakumva koko ese murashaka ko ntangira mu rohe rurimi ko mfite kabisa indirimbo zanjye man aho wisanzura hamwe uvuga. Ubundi twatangiye mvuga ko wenda ndi umugande navuye UG ushobora kubatangira muntu uza mu kigande ewan. Yeah. Yeah, omwavuta kwa nanze webye nagana bemanda bye cyana ngarwa kisikinana toyimiza sentence totimana pana kanyama nakola mu walayi njya kurwana wadesiri namo nkusaba tongana nkimanyi turi bangi naye nganze kusana mbera mukasonda nganziga bakuwana baraba ngabeferana yate kunze bana sigarane ko kuri abalala totawana champion rapper my true love trainer njya kutwala London Dubai ba China kukubiro buyimba baby ngabukuwana. Yeah man. Badman Royal, champion rapper. Mr. Kabisa, you are very talented, bro. Yeah, man. How do you feel mujuri mu kiganiro nk'iki ngiki? So I feel proud. I feel okay and I feel pressured to be in such a program. Yes, of course. So ndumva nishimye kabisa ewan. Nanjye najyaga nicara ewana ndi kuri YouTube channel yanyu. Njya ngenda bakurikira cyane tu. Sure. Nibaza koko. When will I really appear behind this camera? Okay. Niryari nzagaragara inyuma y'iyi kamera ewan. Gusa nyine buri kintu kiba gifite igihe cyacyo. Nanjye this is my time now. Yeah. Of course nuko nahoze mbibabwira ndi MC VNP, of course angandi kumwe na MC Fish the champion rapper Kokuri amazina menshi cyane type ufite impano kabisa uvuga indimi nyinshi. Of course mwabyumvisha icyongereza arakivuga, kigande n'ikinyarwanda muri kumva avuga dategwa. Okay, none hariho the champion rapper ahangaha kuri Rwanda Cinema. Kanangire nkubaza tubazo
duto ahubwo nyine nibagiwe kubaha nyine mu kinyarwanda humura Yes, we still have a time, don't worry. Si dufite igihe kandi igihe ni icyacu kabisa. Twagiye noneho rero mu Rwanda ewana ni ikihe kintu iyo uhageze ni ikihe kintu uba wumva ukumbuye cyane ewana ikintu nkumbura cyane iyo ndi hakurya iyo ntari mu Rwanda mbega ego n'abajyama banje tu kabisa abajyama banje abafana banje twakuranye nabo twakuranye bose abanzi n'abatanzi no muryango mfite kabisa mba numva mbakumbuye ewa wow okay wanumaze igihe kingana cyo utagira mu Rwanda bitewe n'ibibazo twagize buri muntu wese azi bya covid byajemo ewana byari guma mu rugo nkuko mu Rwanda byari bimeze ewana na UG aho narindi niko byari bimeze so ni imyaka ine kabisa gusa nyumva ko bafunguye umupaka ewana wasiza mu bantu nahise mvuga ati kabisa ngomba kujya kureba abajama banye nasize mu Rwanda man rero ewana wasi uvuga uti reka nje kureba abajama banje nasize mu Rwanda uri kuvuga neza ikinyarwanda sibyo serious mba ntunguwe aba ari ikintu kimaze ku mutima kuko abantu kenshi usanga iyo bagiye mu bindi bihugu agaruka avuga ikinyarwanda akavuga ngo ni ikinyarwanda ariko nyine turi kukivuga nk'ikinyarwanda byanyabyo twagiye n'indirimbo yawe y'ikinyarwanda mama uba wemeze kuri n'umunyarwanda okay so ndatangira n'iyi ngiyi you said that my love is a mess. No mother knows my name. Damn, fuck the bitch on my bed. Yeah, cause go kiss my dick. But I'm gonna show your daddy. Sichaye ko sora mubyanjye huya sincha kamati ku rap. Cause got this game in my hands and I'm a king of the game, you know. Ibyo nkora bidetse umuntu. Rap nzitangira ubuntu. Abanzi batera igituntu. Bakunzi nkabatera kano. So nasema nemba da give you the panzi go fuck the bitch on the street. Gira bahanza batkumva bafate remote bakande switch on the screen. Gira neza uhite. Nubishaka unsige. Swag is my nigga. But not step position. Royal in the game, I can never go. Masumuti mumbidi mubgongo hip hop frozen me. Royal in the game, I can never go. Masumuti mumbidi mubgongo hip hop frozen me. Yeah man. Of course, murasari kumwe nanje MC VNP hano kuri Rwanda Cinema ndi kumwe na MC Fish mu kiganiro cyitwa Surprise Section. Surprise Section nakagaruka ewana buri munsi ikintu gishyashya ndakeka mwanezerewe kuri iki kiganiro turi kumwe na MC Fish the champion rapper kokuri kabisa kokuri ewana the champion sham really I am really surrender ewana too you are very talented also I could tell you that you surprised me. Uranunguye cyane. Yeah, I'm very surprised and nakubwira kabisa kuri umuntu ufite impano tu. Waturirimbiye rero. Waturirimbiye indirimbo z'abantu bakurikiranye Rwanda Cinema muri iki kiganiro bazumbishe ufite nyinshi turi bukomeze urongera turirimbire n'ibinakunda bangere turirimbire ahubwo abantu bakibaza bati izi ndirimbo z'uyu mujama twazikura he so indirimbo zanjye mfite indirimbo zigera kuri 6 izo nasohoye ebyiri imwe nayikoreye video iyindi ndi hafi kuyikorera video which is coming soon of course so ni ubaye ukeneye indirimbo zanjye mfite YouTube channel yitwa Kokuri Music Kokuri Music ubundi ni COAC ugashiraho -RY. Oh, I was thinking that it's K. Kokuri, like Kinyarwanda. Okay. C gashiraho agakato RY. Wow. Yes, Kokuri Music ya man. Kabisa. Kokuri bishatse kuvuga? Kokuri ubundi nuko nge ari nge wahisemo gukoresha nyine iyo spelling izo nyuguta gusa. Kokuri nariko mu ijambo ni kokuri. Okay. Icyuza ry'ikinyarwanda icyuzaba cyo niko kuruzakiba okay wow yama kabisa mwabyumvise rero nshuti bakunzi ba Rwanda Cinema indirimbo z'uyu muhanzi ufite impano kabisa wazisanga kuri Kokuri Music yes Kokuri Music YouTube channel hagere urebe indirimbo nziza cyane umuhanzi afite unakande
subscribe sharinga liking ewana kabisa tuntu twose ubundi twimanukire mu buryohe ewana butagira ingano. Watubwiye ngo ufite indirimbo 6 wakihangana nkoresheje ijambo kwihangana ariko ndikugusaba kugira ngo tubwire amazina yazo ku buryo nyine umuntu ashobora kugenda akabona ko kuri akayibona pe ariko se akavuga ati siko bira bintu byo kuri YouTube cyo kubwira njya kuri Rwanda Cinema ukagera kuri Rwanda Cinema ukabona hari n'inditwa twa Rwanda Cinema TV ako kugira ngo umenye ko ari kuri Rwanda Cinema nuko ubwira ni byibura ikiganiro cyitwa surprise section yego watubwira nyine amwe mu mazina y'izo ndirimbo. So indirimbo ya mbere nababwira ni indirimbo yitwa Ekiroto. Zose ziri mu rurimi rw'ikigande gusa nyine zimwe nagiye mvangamo ikinyarwanda nkashiramo icyongereza. Iya kabiri yitwa Astre yifite video. Ekiroto bishatse kuvuga Ekiroto bivuga inzozi. Narimbaga ku nzozi zanjye mbega nshaka kuzageraho. Noneho akaba indi yitwa umwavutakwana bivuze mu kinyarwanda umukire ntatereta. Umukene ntatereta. Umwavu umukene takwana. Ako nanjye ndagafasha. Umwavu takwana umukene ntatereta. None nkagira iyindi mfite yitwa no chorus. No chorus bivuze nyine indirimbo idafite chorus. Abasobanukiwe hip hop barabyumva neza. Noneho iranyuma akaba ari indirimbo yitwa Aliwonya ni izina ry'umukobwa nayo yari special dedication to my girlfriend that I had at the time. So yitwa Aliwonya ari nayo tugiye gukorera video. Noneho video nje no kwikorera mu Rwanda. It will be so fire. Wow. Man, iyi project kabisa ndumva nikunze. Rero iyi project ye gukora mu Rwanda kugira n'umuntu nayumva azavuga ati koko ntiyatubeshye ni ya project yakoreye video. Ewana twagiye udukubitira ikintu kimwe tu. Reka mbacurangire muyumve. Champion rapper kokuri. Baby you're my princess with my necklace. Tolifuna kompengwe. Tamuria kalungi kwitira mayiroza Aliwonya wamponya. Baby you're my princess with my necklace. Tolifuna kompengwe. Tamuria kalungi kwitira mayiroza Aliwonya wamponya. I know you love me cause I feel it. But when I'm with you, you don't show it. My people wanna see when you kiss me. I know you wanna hear what you love me. Champion no pagala my hobby. True love nigga wanna dope it. Ganoka call in it my princess. But you man nigga pagala me no sense. For your case I go fight for your happiness. Bidi get twali mumu high school. Benyagalo kukola bi pastori. Baby you're my princess with my necklace. Tolifuna kompengwe. Never get a complaint. Amulia karunje kwekira mayiroza Aliwonya wamponya. Baby you're my princess with my necklace. Tolifuna kompengwe. Never get a complaint. Amulia karunje kwekira mayiroza Aliwonya wamponya. Ebyange bibyo baby twala. Tobako na chocho bigwana. Barumye bakimanye bakureke aba bakulonda bawanike cyono mwana ya wamba ya rockinga no mutima gwange yakwefunza ebyange byo byagwa na siringa nikuwa cyo mukwano na nyweza sichabanirwa mwabo baluza Aliwonya ma perfect healer wajja nafuka achieva you're my queen I'm your king you're my princess with my neck. So yeah man yala chuti wakozi ba Rwanda Cinema kabisa so iyo ngiyo niyo ndirimbo ewana nawe urayumvishe niyo ngoma tugiye gukorera video. Man ahantu hazashya kabisa none rero nyine iyi ndirimbo wumvisha ko ntago iri mu kinyarwanda nyine iyo umuntu yumvisha indirimbo sometimes ashobora kuvuga ati what is the story behind? So the story behind this song nari ndimo kugerageza nyine gutaka umukobwa umva yitwa Aliwonya mwereka buryo kimbega yankijije mbega
how she saved me from those other bitches that we find on the street. Okay. Urumva mwereka uburyo ki abaruta bose abarenze bose mbega nakarimbo k'urukundo. Wow. So nimwumva n'ingoma irimo that beat behind you, yes. feel like it's a romantic beat. Yes. Urumva iri romantic kabisa, ni ingoma y'ubwenge, ingoma nziza wakohereza umukunzi wawe kabisa kayikunda. So simply the story behind is love. Okay. Wow. Ikiganiro rero surprise section ewana koko ni surprise. Ewana uradutunguye kabisa. It's really surprise. Also ewana navuga ko ewana udukoreye umuti. Ewana kabisa. None ari abantu batangiye kwibaza ati uyu mutipe wacu so mukobwa haba hari ukundi kuntu. You have something about her? No. Yes. Nkora iyi ndirimbo nari mfite girlfriend. Niwe nayikoreye gusa nyine after hari ibyabaye nyine biba ngombwa ko dutandukana. Urumva gusa navuga ko ari nk'impano namuhaye ubundi. Yes. Nk'umuntu wamukundaga nyine. So rero tugana ku musozo ahanini nkunda kubaza nyine utubazo duto ariko ugasubiza wihuse. Ntago nkunda gute uko umuntu ateshereza cyane. Yego twagiye rero. Ese Katumba kokuri ego uretse wenda YouTube, izindi platform umuntu yagusangaho nizi? Izindi platform wansangaho ubundi nge nkoresha YouTube, nkakoresha Twitter ni kokuri. Nizo social media platforms wansangaho nge nizo numva ndi comfortable with. Urumva very soon I'll be coming up with other platforms, Instagram and many more platforms n'izindi. Okay, ni ikintu cyiza cyane. Ese muri Uganda ubundi uhaba ntago ari kwinjira mu buzima, uhaba uri gukora iki? Uganda ndacyari mu kwiga. Okay, wow, it's good. Ikindi kibazo ngenda nakubaza, wakimbwiye wari ufite girlfriend but ntago kimufite. Ikindi nshaka kukubaza, ese mu muziki wawe wumva wifuza ko wagera hehe? Mu muziki ubundi twese tujya gutangira dufite intego imwe, kuba international. Of course. Kugera ku rwego ruri international. Gusa ubundi ngiye muri music ntago ndi gukurikirana intuza kubona amafaranga n'ibiki. I'm looking at what message can I transfer to people. Okay, wow. That's good. Nicyo nizo nzozi uri guha umuziki wawe kugira abantu babone message imeze neza. Yes. It's a good. Okay, nshuti bakunzi ba Rwanda Cinema, ngira ngo ibibazo byinshi mwaba mwifuza kumubaza nagerageje kubicamo hagati kugira mubaze nyine ibibazo namwe mushobora kuba mwagize cyane mukibona uyu musore wacu. Tugezeho ku musozo w'ikiganiro cyacu na German wakoze byatari, ariko ntabwo nakurekura gutya utadukubitiye akantu kanyuma. So akantu kanyuma dore ngaka. Indanga muntu yanje nawe n'urukundo, sabica ushaka mukunza give food dose, yaba amafaranga beba make no loss, umwe rukumi mu mutima you're the one I chose. Nza kuvira uhande baby nzara rijoro, pegize umutima wanje niwo uri hoso, you're my purple shoe so full for my inner soul, baby you're my Picasso, just give me a chance, I give to my love zone. Man nigga. So don't forget to subscribe on my YouTube channel Kokuri Music. Like, share, usharinge nyine n'abashuti bawe bose. Man is Kokuri. Ariko nitsigande gishyire mukuno. Man, so mbebazanye mwe nade batugoberera ku program ya Feno ku Rwanda Cinema. Kandi nsaba mukoreka subscribe, mulayikinge musharinge. Ngabuche taxa so mulayikinge nange bakoye muntu usa ku level dako. Man. So I request all the people who have been following us to this program, those who don't understand Rwanda and Uganda, because there are some of our friends who follow this program, those who come from Tanzania, Kenya and some other countries. So we thank you so much for following Rwanda Cinema. It has so many talented kids and gentlemen and ladies, so please follow all their programs.
Yeah, man. Yalla, thank you, brother. You are welcome on Rwanda Cinema anytime. Yeah, man. The way you want. Okay. Thanks.